We have a very big crowd outside that's going to be following this event. My name is Isa Shaka. I'm the Publishing Manager and Education Business Advisor for G&I Publishers. Yeah, I believe everyone here understands English, and that's the language I'm going to use. Our friends in different continents that understand Kinyarwanda, but at least they're going to read Kinyarwanda. There's a story of a young kid, a baby. It takes 9 months when a mother is carrying a baby in the womb, but the moment of joy starts when the baby is born. 9 months of waiting. G&I Publishers has waited for so long. The author can testify on that. We today are very joyful to be here presenting and launching our own baby, ISANO ISUMBA IY'AMARASO. It's a new book for great leaders from a very special and great author. Thank you, Mr. UWIMANA, for the great work you've done developing this book. I don't want to delay in this. That's a simple introduction I wanted to make. I would like to call upon the director of the library to come and give us his views. Thank you very much. Thank you very much for participants here. We are delighted to welcome you at Kigali Public Library. And the purpose of this meeting is to launch a book titled as ISANO ISUMBA IY'AMARASO. This book is written by Mr. Emmanuel UWIMANA, as you know, as you have been aware. And among the mandates of the Kigali Public Library is to support authors, to support publishers, to support libraries, community and public and academic libraries and special libraries to perform their mission of promoting the reading culture. So it is our prestige to have Mr. UWIMANA for the hard work done during this long period. But before continuing on the matter, I would like to tell you a simple background of this library. So Kigali Public Library has been established in 2012, and it has been regulated by Her Excellency, the First Lady of Rwanda, Mrs. Janet Kagame. And the initial idea of establishing this public library was coming from Rotary Club, and then the government of Rwanda has taken the responsibility to continue and finalize the project. So actually, the Public Library is working as a local organization offering non-profit services. So what we do, we provide books to different libraries. We also provide trainings for librarians here in Rwanda, and we work with the different partners like schools, like international organizations, UN-based and bilateral-based organizations. So it is now our pleasure to have Mr. Emmanuel, who has contributed a lot to the book sector. First by writing a book known as Inzozi z'Urukundo. It was the first book written by him. So now he's coming back with a new book showing
relations. The book is, how can I say, the book is focusing on the relationship which is beyond our biological status. ISANO ISUMBA IY'AMARASO. This is a huge contribution to you and to the community, and this brings, I can say, a remedy for different problems, for different challenges. It is quite a solution to different community and social challenges we are facing, particularly those caused by the genocide against the Tutsi. So we really thank you, Mr. Emmanuel, for the work done to change the mindset of our citizens, to change the mindset of our readers, to change the mindset of leaders, and also to change the mindset of different people. So that's why I can encourage each and everyone here present to read this book and start also to contribute. I can't read what you didn't written. Ntabwo nasoma icyo utanditse. Icyo ni ikibazo buri wese ashobora kubaza mugenzi we hano. Muzasoma iki utanditse. To encourage everyone to read and also to write books. So I really congratulate the role of G&I publisher, the role of each and everyone who has contributed to the publication of this book, and I also congratulate the Minister of Youth and Culture for having gave the floor to the writers, to the authors, to promote reading culture and writing culture. I also congratulate here present the chairman of the Federation of Writers Federation for being here. So it is quite a big contribution for the community and to build the Rwanda we want. We can't build the Rwanda we want without writing, without sustaining our literature. Thank you very much. I give you the floor and ask each and everyone to pay attention on the product. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, the director of Kigali Public Library. It's an honor. Yeah, as G&I publishers, we are very honored to be the publishers of this book. Please, the acting director of National Libraries, please, may you come and launch for us ISANO ISUMBA IY'AMARASO. Thank you very much. Mu by'ukuri rero nuko igitabo cyanditse mu Kinyarwanda ntabwo narangiza nkavuza mu Kinyarwanda nka Minisiteri y'umuco y'urubyiruko n'umuco iri hano kandi ikorana ihagarariwe na RALSA muri uyu muhango kubera ko mu nshingano zacu dufite umuco wo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika akaba ari nayo mpamvu turi aha ngaha. Uwo muco wo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika tubikorera hamwe n'abanditsi abari mu ruganda rw'igitabo nk'uko nari nabivuze batandukanye. Tuzi ko book chain duhera ku banditsi ndetse tukagera aho igitabo kigera ku musomyi. Ariko twari twavuze ko umwanditsi yandika amara kwandika kigera kwa publishers ari we watweretse ahangaha ibigwi bye ibyo yakoze kandi byiza turimo twishinga cyangwa tukagera kugishushanya ari we illustrators twabivuze ndetse tukagera kuri printing companies y'amazu aprintinga ibitabo. Icyo gihe rero bigezeyo ntabwo uwo publisher ahagarika akazi biterwa na contract yagiranye n'umwanditsi arakomeza akanakimenyekanisha kuko kizabana bakigura noneho yamara kukimenyekanisha nibwo nyuma abasha kukigera kuri bookseller kubakigura
nyuma yaho noneho kikagera mu masomero. Murabona niyo mpamvu twaje muri environment yo gusoma no kwandika turi hano muri TPA Kigali Public Library. Ubwo rero akaba ari turimo kwishimira igikorwa cyiza cyakozwe gituma abanyarwanda babasha gusoma no kwandika, kandi tuhamagarira n'abanyarwanda bose kugira ngo uyu muco tuwinjize mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkaba rero mfunguye ku mugaragaro iki gikorwa cyo kumurika ku mugaragaro iki gitabo cyanditswe na Emmanuel w'Imana ndetse gipublishingwa gitangazwa n'inzu isohora ibitabo mu Rwanda yitwa G&I Publishing ihagarariwe na Gisa. Murakoze, ndabashimiye. Be selling only ebooks. Only ebooks. Others you can send in direct links to the emails, our own emails, and then we're going to be sending you the book online. This is an ebook. That's how we are dealing with the pandemic of COVID-19. Everyone, wherever you are, spend your time at home, spend your time protecting yourself from COVID-19, but spend your time reading ISANO ISUMBA IY'AMARASO. Thank you very much. Thank you for your service. And we'll be very glad that when we find this book, the best seller in the world in the next 1 month. Thank you. Nabonye bikesha ubwo buvugizi mwakoze RALSA, abahagarariye Kigali Library n'abandi bose n'abahagarariye abanditsi mu Rwanda baradufashije kugira ngo at least no product igera hanze. Icyanshimishije cya kabiri nuko byonyine izina ry'igitabo buri muntu wese yabaye attracted, yarakishimiye. Ese ngo ibishemo imbere biraryoshye gusumba izina gusa, kuko izina ni summary of y'amagambo 100,000 arimo n'ubutumwa burimo. Ariko nabashimira mbikuye ku mutima umwanya mwaduhaye, imbaraga mwaduhaye, nabyo nashyize hano mu gitabo. Ndavuga ngo buri muntu wese akenera mugenzi we kugira ngo abeho. Icyo kirengagijwe, ndavuga ko umuntu akoresheje ibyo gusa atabaramba igihe kirekire, ariko buriya ari kumwe n'abantu, ufite abantu byanze bikunze niho ubona ngo dufite icyizere cyo kubaho mu gihe runaka. Byandika rero nandika ko iki gitabo nicyo nagarutseho cyane, mvuga ko mu buzima twese turakenerana muri wa muryango mugari n'isi ISANO ISUMBA IY'AMARASO. Nkaba rero mbashimiye ngira ngo uyu mwanya tugize mwampaye cemo mu ncamake ibikubiye mu gitabo, kugira ngo abari buze kubikurikirana, abari buze kukibona baze kuryoherwa ndetse bagira amatsiko cyane yo gusoma noneho igitabo cy'amapaji 159. Ntabwo twakivuga mu minota 5 cyangwa 10 mu mpaye, ariko at least ndatanga niba ari impuruza, niba ndabasogongezaho kugira ngo mugire inyota yo kuzajya gucurura noneho. So iki gitabo rero ni igitabo ISANO ISUMBA IY'AMARASO cyanditswe na Emmanuel w'Imana, akunze kubyinirira amazina ka Emmy Sympa. Natekereje kwandika igitabo nyuma yo kubona ingorane umuryango nyarwanda wahuye nawo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho usanga ku bana abantu bafite ibikomere bitandukanye byinshi, hamba kandi ibyo bikomere bikaba bikomereye benshi, aho umuntu yumva ko kubaho nta kintu bimaze, aho yumva ko nta n'icyo amazeho ku isi, cyiza ari ugupfa, kubera ko abantu benshi babuze famiye, babuze ababyeyi, babuze abana, babuze imiryango, ndetse n'icyizere cyo kubaho kirayoyoka. Hari ingorane nyinshi rero n'ibikomere byinshi byikorewe n'abantu benshi bagize umuryango nyarwanda. Nandika kino gitabo rero nagira ngo mfashe abo bantu gusohoka muri izo ngorane barimo, kugira ngo bongere bumve impamvu bariho, bumve ko kuba barasigayeho, kuba bakiriho nicyo n'ikindi gishoro bakagombye gushingiraho, bakomeza gushyiraho intego zo kubaho. Nandika rero iki gitabo nongeye kugaruka ku gihe dusigaje kuri iyi si. Niba ni urugero nubwo nibanze gusa, ntabwo nibanze gusa kuri abo bantu bagize ingaruka, bahuye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1990,
ahubwo nafashe muri rusange abantu tubaho igihe runaka cyarangiye cyashira tugapfa. None nandika nabwiraga abantu mbese wibuka ko umunsi umwe buzacya wabaye urwibutso ku bantu, ese nyuma y'icyo gihe wumva uzibuka mu gihe kingana gute bashingiye ku bikorwa wakoze. Hama navuze ko wowe utangiye guha agaciro igihe n'isura usiga ku bo musangira, ndagusaba kuzirikana ko wibahetse abatoza uri mu mugongo. Usanga abantu benshi ntabwo baha agaciro biriya bintu, ari nacyo nagarukagaho mu muryango nyarwanda, ariwo umuryango nise ISANO ISUMBA IY'AMARASO, handi duhera kubo tubana buri munsi, kubo twavukanye ariko tukagera no kubo dukorana, kubo tubana mu kazi, kubo twiganye, kubo abo bantu bose isura uko babaniye ibikorwa bakorera bihisura wowe uriwe. Ntago isura y'umuntu ari physically gusa, ahubwo gerekaho ubumenyi afite, ibikorwa akora n'uburyo abanye n'abandi muri sosiyete. Navugaga rero ko buri muntu wese yakwitaye kuri iyo sura kugira ngo at least umunsi bya bindi deje yavugaga yavuga ngo nutandika nzasoma icyo utanditse. Hano navuga rero buri muntu wese n'umwanditsi, nubwo twebwe ababishyira mu bikorwa ari bakeya, ariko ubuzima wabayeho ni igitabo gikomeye cyane cyasomwa na buri wese. Ahubwo nandika navuga ngo ese w'igitabo cyawe wumva kiramutse gisomwe ninde wagikunda, cyafasha nde, ko na nyuma yo kubaho kwawe kizakomeza gusomwa. Nandika rero navuga ngo buri wese niyita kubwo buzima abayeho akabaho afasha abandi, kandi akumva ko kubaho kwe bifasha abandi barenze umwe, barenze ya famiye ye gusa y'isano y'amaraso, ahubwo n'abandi bantu babanye mu buzima busanzwe. Mfata uyu mwanya rero wo kwandika kino gitabo nabitewe n'ubuhamya numvise bw'abavandimwe babiri bavukana muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, aho umwe muri abo bavandimwe yafashe inzira ajya kwica abantu, uwundi nawe afata iyindi ajya kurokora no guhisha abo umuvandimwe yari arimo kugirira nabi. Aha niho havuye inyito y'igitabo yitwa ISANO ISUMBA IY'AMARASO. Ubwo naratekereje aba bantu baravukana, ariko umwe yafashe inzira ajya kwica abantu, undi yamenye uwo mugambi yuko arimo kujya kubica, ajya kuca inyuma ajya kubakiza. Ndavuga ntaba bantu nubwo bavukana, ariko reba ubarebye cyangwa ukumva amateka yabo, uretse avuga ati urabeshya, abantu ntabwo bishoboka. Niba barabyawe n'umuntu umwe guki bashobora gukora ibintu bitandukanye binahabanye n'ubumuntu. Nandika rero iyi ISANO ISUMBA IY'AMARASO rero nagaragaje ni uwo muntu wa kabiri, uriya muvandimwe wa kabiri yakereye doko yarayifashe iyo sano arayirema, aravuga ati nubwo uyu tugize icyo dupfana ariko arimo gukora ibintu bitandukanye n'ubumuntu, ariko nakiza bano bantu. Ni ubuhamya burebure yabutanze mu 2010 muri stade y'Amahoro, ngira ngo ababukurikiranye cyangwa muzabusanga no kuri YouTube buriho. Ni inkuru ibabaje cyane. Iyo nkuru rero yampaye izina ry'igitabo. Ndavuga ntaba bantu nubwo bavukana bahuje isano y'amaraso, ariko ibikorerwa byabo n'imikorere yabo iratandukanye. Nuvuga ngo umwe yari afite ubumuntu muri we ariko undi yarabubuze. Aho niho navuze ko nahise nkura izina ry'igitabo n'ISANO ISUMBA IY'AMARASO, kuko nubwo bari bahuje isano y'amaraso ariko ibikorwa byabo byari bitandukanye. Mu yandi magambo wumvishe iyo nkuru wahita uvuga ngo uwari ufite icyo apfana n'abandi ni uwo wagiye kurokora bahigwaga, nyamara wa wundi niwe bari bahuje isano, wajya gupima ADN ugasanga koko niko bimeze. Ariko rero ibikorwa yakoraga byahakanye isano asangiye na wabo. Kubera ayo mahano rero yakozwe na benshi mu muryango nyarwanda, byazanye ingaruka nyinshi ku bantu benshi bari batuye mu Rwanda n'abari bafite imiryango n'inshuti mu Rwanda. Ingaruka zo ni nyinshi cyane, zimwe muri zo harimo kuba byaratumye imiryango myinshi yarazimye, abenshi barokotse barazimiye, imfubyi n'abapfakazi ni benshi, incike zirihuka rikarasa rikarinda rirenga, abana bavutse ababyeyi babo bafatwaga ku ngufu. Muri iryo shyamba ryagwiriye u Rwanda ugahinduka umwanda, ntibagira ingano, bahora baryozwa ibyakozwe na base nyamara nta nubwo babazi. Iyo wumvisha ubuhamya bw'abantu benshi usanga izi ngorane ziri mu muryango nyarwanda. Abo nibo tubana buri munsi, nibo dukorana, nibo dusangira, nibo twigana, ariko iyo witegereje ukareba bakeneye icyizere cyo kubaho,
bakeneye kugira ababyeyi, bakeneye kugira abavandimwe. Uwabaye imfubyi akeneye kugira tonto, akeneye kugira nyirakuru, akeneye kugira umubyeyi umugira inama. Uwo wabuze abana akaba ari incike akeneye abana. Uwo wabuze wabyawe bamufashe ku ngufu akeneye urukundo rw'ababyeyi rwo mu muryango. Uwo muryango rero navugaga, abo bose harimo aho nagarutse, usanga benshi mu buhamya bw'abantu batandukanye, kugira bumwe mu buhamya bumve bamenye uburemere bw'ibyabereye mu Rwanda. Hano nagarutse no ku bantu batari bari mu Rwanda ndetse mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi n'abavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho bo bavuga bati se ibintu muvuga, ibintu twumva mu buhamya byabayeho. Hano rero ndimo kwandika nagerageje gusobanurira abo bantu ayo mateka yabaye mu Rwanda ko ari ukuri, nifashishije ubuhamya bw'abantu batandukanye. Ariho muri buze abazasoma kino gitabo bazasangamo ubuhamya bw'umwari Batamuriza n'abavandimwe be bavuga ku nzira y'umusaraba banyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu 1994 mu Rwanda. Iyo nzira y'umusaraba yanyuzwemo n'ibikomere, iyo nzira yanyuzemo ni ibikomere bikomereye byikorewe n'abayirokotse batagira ingano. Ibyo nari ndimo kuvuga. Nibukije ababyeyi inshingano zabo ku bana, nibukije abana ibyo bagomba kwitaho nk'indangagaciro na kirazira mu kubaka umuco nyarwanda no gusigasira umuco nk'umurage dusangiye. Muri ibi bice bigize kino gitabo nagarutse ku burere bw'ibiri abana tugomba gutekereza bagiye gushinga urugo. Nagarutse kandi ku mibanire y'abantu mu muryango, mu madini, mu matorero n'andi mahuriro n'inkomoko y'isano dusangiye. Nicyo iyo sano ikwiriye kutumenya. Nagarutse ku bantu bahuye n'ibikomere bitandukanye kubera ubuzima baciyemo, kubibutsa ko ari agaciro gakomeye kandi umuryango nyarwanda ukeneye amaboko yabo mu kubaka u Rwanda twifuza. Urugamba rwo guhindura ubuzima bwa benshi byishimo, nabasabye kurekeraho kwiheba, ahubwo bakumva ko ari agaciro gakomeye kuri benshi. Nasoje nibutsa buri wese dusangiye isangizo ry'amaraso ari ubugingo bwa mugenzi we, ko kumubura ari nko gucika cyangwa kurwara ubumwe mu bugingo bugize umubiri. Kandi nibutsa buri umwe muri twe ko niba dushaka gutera imbere tugomba gukuza imbaraga, tugasimbuka ibidutanya, tugasingira ibitubuza, kuko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Icyo nimusigeho, musubize imitima impembero, muhuze imbaraga, mubabare zibagane, muganire, muhuze umugambi, muzinukwe kugambanirana, ahubwo mugabirane amaboko namwe muzagabira. Burya njye nawe nturire gusangiye isura dukomora kuri iyo soko y'isangizo ry'amaraso. Aho nimunyemerere wowe wemeye kwigana nanjye muri iri shuri ry'ubuzima twigisha abandi, musobanukirwe iby'iyi sangizo ry'amaraso dusangiye, maze dufatanye kuyisigasira kugeza ku nzovu zadukomokaho. Ndangiza ndagira ngo nongere nibutse abantu ko umunsi umwe uzaba usigaye uri urwibutso ku bantu. Twese niko bimeze, turebye n'abatubanjirije. Tugerageze rero gukora ibyiza kugira ngo umunsi umwe uzasoma igitabo cy'ubuzima bwacu, uzumva amateka twabayeho, byibuze azavuge ko turi intwari aho kubirwaye. Ndi hariya nibuzaga abantu nti umuntu aravuka akabaho agakora ibyo akora, ariko igihe kikagera agapfa. Ese uno munsi bibaye ngombwa yuko bavuga yuko Emmanuel w'Imana byarangiye yapfuye, ni iki yasigiye umuryango nyarwanda? Ni iki yawumariye? Yasize iki? Ese wowe wasize iki cyagiriye umumaro abandi mu gihe wari uriho no mu gihe uzaba utakiriho? Narangiza rero mbashimira umwanya mwaduhaye, nubwo habonetse ibibazo bya tekinike ariko ntibibujije yuko intego mu buzima yacu twayigezeho. Nabigarutseho hano mu gitabo mbwira urubyiruko, ndababwira nti nta na rimwe uzagera ku cyo ushaka utaragikoreye cyangwa utarakiruye. Imbogamizi turabona ntabwo zizabura, ariko burya intwari yitwa intwari kuko yabashije kunesha urugamba cyangwa yatsinze urugamba. Ntabwo iyo waguye urugamba rugitangira inshuro nyinshi nta n'uvuga amateka yawe yuko byagenze,
So nabashimira rero bikuye ku mutima umwanya wanyu mwaduhaye, igikorwa kikaba kigeze ku musozo. Nshimira imbaraga zose mwashyizemo kugira ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho, by'umwihariko G&I Publisher House bakoze imbaraga z'umurengera. Muri kino gihe cya covid ntibyari byoroshye kubona abantu, ntibyari byoroshye. Iki gikorwa cyakaba kirimo abantu benshi nk'uko twabitekerezaga. Twari twaratekereje gukora launch ya hard copy, tubona ntibikunda, turaba batari kwa at product iba yabonetse twakoresha input, nubwo bitabaye online nk'uko twabishakaga, ariko at least igikorwa kirabaye. Mikeya yego umwanya munini, ariko icya mbere ni uko igitabo gifite cyanditse neza, gifite content ifatika kandi inasubiza bimwe mu bibazo abanyarwanda. Ariko ibibazo byose nkuko ikibazo cya corona cyo ntabwo iri gisubiza, hari ibindi bibazo dufite bitari gusubizwa n'iki gitabo, ariko isomo rye nkuyemo ni irihe. Icya mbere ni uko nkurikije uko igitabo cyanditse nanakinyuzemo ngendeye ku cyo mwari mwaduhaye kuri gito, ni uko ikigaragara ni uko isano isumba iy'amaraso kandi igisubizo kirimo pe. Isano ya mbere ni urukundo, isano isumba iy'amaraso ni ubwuzuzanye mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndumva ntari buze kwibeshya kuko ibyo ndi kuvuga ni kubikora muri pages zimwe na zimwe nagiye nsoma z'iki gitabo. Isano isumba y'amaraso tutari tuzi cyangwa se twari tuzi ariko tutayishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ubumuntu, ni ubugwaneza, ni ubumwe, ni ugutanga igihe. Hari ijambo muri iki gitabo ryanshimishije cyane yagiye rigarukaho cyane, igihe ni ubuzima, ubuzima nabwo ni igihe. Akenshi twari tumenyereye kuvuga ngo igihe ni amafaranga. Ibyo mu dushya mbonye muri iki gitabo ni uko mindset, imwe nabivuze kare, mindset z'abantu cyangwa imyumvire y'abantu igerageje kudufasha kuyihindura. Hari umuntu mwahura ngaho ngo wigere igihe kandi igihe ni amafaranga. Time is money, time is money. Ubu rero tubonye kandi gaciro gakomeye cyane k'igihe, igihe tubonye ko igihe ari ubuzima. Gupfusha ubusa igihe rero ni ugutakaza ubuzima. Guha umuntu igihe ni ukumuha ubuzima. Turagushimira ko tubashe kongera gupfundura iryo pfundo ryari ripfunditse ahantu rigaragaza, rizirika abantu ku bintu, rikababuza ubuntu, rikababuza umuntu, kandi ubuntu butagombera ibintu. Ibyo ni ibintu wanditse ntabwo mbivanye ahandi kure. Ngo wakoze cyane. Ikindi tubonye nuko isano isumba y'amaraso ari ubuvandimwe bw'ikirenga, ni ubuvandimwe bw'ikirenga. Tugendeye ku mateka yabaye mu Rwanda, tukagendera ku isomo twakuye kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, tugomba kumva yuko ubumwe buruta byose, ubunyarwanda buruta byose. Nkunda gutanga ingero iyo ndi gutanga mu biganiro by'ubumwe n'ubwiyunge. Iyo ugiye guhaha ushonje muri resitora, mu by'ukuri ureba indeshyo n'iki rwose n'amazuru n'ubwoko bw'iki, hari ibyo ureba. Iyo ufite inyota ushaka ukwitaho, ibyo urabireba. Iyo urenzwe nibwo ubireba, hari CBC. Ikindi, iyo ugiye kwa muganga urwaye mu nda, ugiye kubyara, ugiye kwibagisha ikintu runaka, iyo bakuzaniye dogiteri bakavuga ngo dogiteri w'umutu cyangwa w'umututsi ni umbaga cyangwa w'iki, w'umuzungu ni umbaga, ko icyo ureba ari icyo akumariye. Isano isumba iy'amaraso. Urakoze cyane. Ikindi nacyo nafashe gikomeye cyane ni cyo kumva ko turi mu buzima hano ku isi burangira, ariko tugomba kubusigamo, usiga duhaye kashe ko aho hantu twahanyuze, tracing. Tugomba gusiga ikimenyetso cy'aho twabaye, kandi ikimenyetso cyiza nabyo yabigarutseho. Ikindi nakunze cyane ni kuri paje ya 18 y'igitabo cyawe, nakinyuzemo
tunyuzemo inkuru y'umwana Gisa. Umwana Gisa wabanaga na sekuru, noneho uko arakaye akajya atera umusumari mu rubaho, atera umusumari mu rubaho. Noneho umunsi umwe sekuru aravuga ati noneho umunsi umwe uzirirwa wishimye wigere ukuremo umusumari. Biza kurangira umwana yitwaye neza kugira ngo yubahirize wa mukino ari gukina na sekuru. Abirangije sekuru aramubaza ati ese ntacyo wahombye? None se umenye ko uko bwije n'uko bukeye, uko urakaje umuntu, uko wageze ruriya rubaho kugira imitima y'abantu. Bivuze ngo hari abanyarwanda bakomerekejwe n'abandi kandi bakagombye kubera imbuto nziza. Byaje kurangira umubyeyi yabwiye Gisa ati noneho ruriya rubaho ko wabikuyemo bikoro bikomere, wabikuyemo ibyo wateye kurya, ariko noneho ruriya rubaho rusubiza uko rwari rumeze. Umwana yashoje avuga ati ntabwo nabishoboka. Bivuze ngo rero isano isumba iy'amaraso igomba gutuma tumwirinda. Dufitanye isano tugomba kwirinda kugira umuvuduko ukomereza. Igitabo rero ni igitabo cyiza cyane, ni igitabo cyubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ni igitabo cy'amateka, ni igitabo cya filozofi, ni igitabo cya siyansi, kirimo ibintu byinshi. Hari ibindi nabonye za groupe sange nazo yazivuzeho, ntabwo ari ibanga nini ko bakigishije abaturage. Tugomba kukwereka ko twakinyuzemo. Uvuye hano muri library igitabo cyawe tutakinyuzemo ngo tuvuge ngo kuri iyi page twasomye iki, ntabwo wagenda wishimye kandi ubereyeho kudushimisha, ariko no kugira ngo dushishikariza n'abandi kugisoma. Tunabatubwira ngo kiraryoshye. Uriya mu mikuru wanditse nari n'ubwa kuvuga ngo ariko ibitabo wabisomye nk'iki wagisomye nubwo n'ikintu acishemo amaso ariko sinagisomye cyose, ariko key point umuntu agenda akazifata akazireba. Ni igitabo cyiza cyane rero, ndizera ko tuzajya tugumya tuganire. Ushobora no kuduha urubuga rwo tuganira, niba hari erata dushobora kukubwira tuti wenda wanditse u Rwanda warabifatanyije, tuvuge n'urugero ntanze ku buryo muzaduhe n'urubuga kugira ngo niba ngombwa ko hari ibitekerezo bitandukanye mu gitabo kirusheho kunogera bose tuzatanga ibyo bitekerezo. Nkaba nongera kugushimira cyane, yakoze umuntu ukomeye kandi tweretse ikindi cyizere cy'uko iki gitabo atari bizaba ari ishema cyane isanze mwese hano mutekereze kuri generasiyo ituri ukuntu izishima ibona dufite ibitabo. Umuntu yanditse igitabo hano gifite amatitire arenze 10. So akoze cyane. Haba hari dufite feedback yatubwiye, ariko ibyo ari byo byose n'abataragisoma nzi neza ejo ni feedback nzasoma. Ngiye feedback ndashaka gutanga muri iki gitabo. Ngira ngo nshimire byimazeyo abashyizemo uruhare bose, kuko ni umusaruro ukomeye nk'uko na bagenzi banjye bagiye babivuga. Harimo ubuzima bwose bw'abantu, harimo ubuzima bw'abantu butandukanye, harimo amateka, harimo umuco mwiza. N'umuco ubaye mubi aba ari ingeso mbi, nta muco mubi ubaho. Harimo umuco, harimo indangagaciro zibereye abanyarwanda.